Muraho ku bakoresha ikoranabuhanga rya IBM version 2.1 tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora fagitire iriho ibicuruzwa bya mazutu cyangwa esanse muri IBM yawe. Fungura IBM yawe, shyiramo tini, user ID n'ijambo banga nk'ibisanzwe. Kanda kuri login, umaze kwinjiramo kanda hano kuri sales management, ukande hirya kuri new, wemeze kuri yes. Kuri iyi page ifungutse, jya hano kuri sale purpose, bivuze icyo umukiriya uri gukorera fagitire agamije. Ni nawe ukubwira icyo uhitamo hagati ya consumption, bivuga ko umukiriya agiye kubyikoreshereza, na resale, bivuga ko umukiriya aranguye agiye kongera kugurisha. Hano duhisemo ko umukiriya agamije consumption. Kanda hano imbere ya customer ID, kuri iyo page ifungutse urahitamo umukiriya ukande kuri confirm. Kuri item code turahitamo igicuruzwa dukandeho. Dufata urugero ko aguze esanse, duhitemo hano kuri gasoline, maze ukande hano hejuru kuri confirm. Kuri iyi page ije, jya hano imbere ya sales quantity, wuzuzemo umubare wa litiro yaguze. Njye nshyizemo litiro 20. Jya hano hasi kuri regulated discount, wandikemo amafaranga wamugabanyirijeho, nturenze 120. Iyo birenze ntibikunda. Urugero, hano nshyizemo 150. Njye kuri confirm. Urabona ko bidakunda. Reka nshyiremo 50 nkande kuri confirm. Kanda hano kuri save. Urabona ko fagitire yawe ibonetse. Yikandeho ubone ko yahinduye ibara yari isanzwe ifite. Manuka hano hasi ujya ahanditse detail. Kuri iyi page ifungutse, kanda hano kuri approve, emeza kuri yes. Hano emeza uburyo bwo kwishyuramo. Nkanjye hano nemeje ko ari cash. Nurangiza usohore fagitire cyangwa se uprinting. Urahitamo hagati ya print receipt na print A4 cyangwa se print A4 bitewe n'uburyo usanzwe ukoresha. Savinga kuri machine yawe iyo fagitire. Urabona ko fagitire yacu yakozwe kandi na ya makuru twagiye dushyiramo ariho. Nuko rero wakora fagitire iriho ibicuruzwa bya esanse cyangwa mazutu, by'umwihariko ku bakoresha ikoranabuhanga rya IBM version 2.1.